gusuhuza umukunzi wa Big Man Rwanda nkubwira ngo amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Nge nitwa Big Man, umusore w'Abanyarwanda. Iyi ni kuri Big Man Rwanda. Nkubwira ngo aho uri hose komeza kugubwa neza. Icyo nkwifuriza ni uguhirwa ibyo werekejeho amaboko byose bikubera umugisha. Nyamuneka uhahuronke n'icyo nkwifuriza abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba n'iburasirazuba n'umujyi wa Kigali n'intara ya gatandatu y'abadiaspora. Amahoro y'Imana akomeze kubomaho kandi ibyo mukoze byose nyamuneka bagendekere uko mwifuza. Nje nitwa Big Man, ndi umusore w'Abanyarwanda ariko ndi n'umusore w'Abanyamahanga. Nyamuneka uwankunda wese nanjye niteguye kumwereka urukundo, kuko abantu Imana yatumye ngo dukundane, kandi ngo burya ibintu n'abantu. Iyo ufite abantu ufite ibintu, kandi burya ngo umugisha, iyo ugiye kugira umugisha wa mbere nuko ugwiza abantu. So rero nanjye ndavuga ngo Imana irimo yagendera iteka abantu maze kubagwiza. Iyo ufite abantu ufite amafaranga, iyo ufite abantu ufite urukundo, iyo ufite abantu ufite amahoro, iyo ufite abantu n'iterambere ryaza. Babwira ngo rero mukomeze kubana natwe aha kuri Big Man iwanyu. Muze nyamuneka musapotinge, mukora share na comment, like n'ibindi bitandukanye. Nyamuneka umurose w'icyo kiganiro niba unkunda nta kiguzi kibirimo, share ikiganiro, kora comment, kora like. Nyamuneka ndi uwanyu, please. Kubaho ni ukubana nawe. Je wanyina mu bintu bya nka supportinga akandi ndagukeneye ko uyu mwaka urangira tujuje aba subscribe ibihumbi 10. Mumfashe, nimwe mfite, nimwe turi kumwe. Nyamuneka nimwe bukungu bwanjye, nanjye mwanyenera isi ni magirirane. So ngiye kwinjira mu kiganiro rero, na makuru ya siporo, na makuru atandukanye. Ariko nyamuneka buriya ngo Respo ni ikipe igira amakuru, ni ikipe igira umwihariko, igira amakuru akantu ku kandi. Ariko no muri mukanajya mu kibuga amakuru ndayafite, twajya muri polisi amakuru ndayafite. Ibintu nyamuneka muri no misi shampiyona yacu yaza mu rwego. Mbabwira ati ye baba we, udafata arahubuka, kuko ikintu cyose washaka kumenya ajyanye n'amakuru ya siporo ngenda hari kugira ngo dukomeze kubana. Aka kanya rero uze kunyemerera uniza amatwi n'amaso, nze guca muri zino icyo nakwita ngidonido cyangwa akantu ku kandi, kugira ngo uze kumenya ngo ese amakipe yawe, ikipe ufana imeze gute, Premier League igeze. Ariko icyo nakubwira cyo, ikipe bita El Hilal irimo irakubita umwisi n'umugenzi, irimo irabaga nta kinya. So mu gihe Mireke yo ni ikipe iraho. Ariko icyo nakubwira cyo, akantu kose waba ukora ugomba kumenya umupira w'amaguru ugeze, kugira ngo ube update. Ngiye kwinjira nangiye muri siporo. Hari amakuru ahari uyu munsi. Siporo, ubuyobozi bw'inzibacyuho bufite ikiganiro, bufite ikiganiro n'itangazamakuru kuri hoteli Mirikorine, aho inama iri bube saa 10. Ni ikiganiro itangazamakuru bagira ngo babereke imigabo n'imigambi n'ibikorwa byose muri rusange ikipe ya Respo mu mwaka, cyangwa mu nzibacyuho ibigiye kuyiranga ni ibiki, ese twakitega iki nyuma y'izi mpinduka. Icyo nabwira abareye nuko amakuru menshi arimo, hari amakuru meza ari kuganisha Respo mu buzima, ikava ibuzima ikagira umuntu. Mbaza ngo amakuru ni ayahe? Nyamuneka ejo nabahaye breaking news mu kiganiro saa nimugoroba cyakunzwe n'atari bakeya. Nababwiraga yuko ejo hagaragaye umwe mu muryango w'umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Repubulika Paul Kagame. Harimo umuntu mu muryango we, umufasha wa Ange Kagame, bari kumwe n'abayobozi b'inzibacyuho ba Respo n'abandi batandukanye kuri hoteli nababwiye iherereye hafi yo kwa Minyoni. Abantu murayizi. So icyo nakubwira rero aka kanya, niba tumaze kubona ko siporo ishobora kuba yaba iy'umushoramari, icya Respo ikaba yajya mu biganza by'abantu bafatika, abantu bari macuwa, abantu bafite icyo bita ubumuntu, bafite respect. Abo bantu bisobanura iki? Ni cyagiye ikipe iri mu maboko meza twabonye za Yanga zarahasorinze, ariko mu gihe Yanga yamaze kugera mu maboko meza twabonye umusaruro watanze muri Tanzania. Aka kanya Respo ikindi gusabwa n'iki? Ni ukugira ubuzima, ikava ubuzima ikagira umuntu. Igihe cyose ikipe idafite ubuzima ihora ihasoringa. Ngiye nabwira ngo uyu muyobozi Meya Budara ni umuyobozi, navuze mu magambo yanjye ngo ni umuyobozi mfite icyizere. Kandi amakuru ngende gukabakaba nuko n'ubundi nyuma y'ino nzibacyuho y'amezi 3 araba ariwe muyobozi wa Respo. Nzagaruka mbisubiremo, nababwiye ngo ntabwo nzaryama nitera bama amakuru, nitera buryo nyashakamo, nitera abayakira. Nzabaha amakuru gusa mbere kugira ngo biri proof, amakuru nyayo. Paul Muvuyi nako Meya Budara nyuma y'ino nzibacyuho y'amezi 3 ashyira amezi 4 yo kunoza ibireshya ku murongo, ashobora kuramutswa ikipe ya Respo mu gihe kingana n'imyaka 4 ari umuyobozi wa Respo. Nangiye gushirira.
nuko noneho icyo cyaje kukubwira nuko niba hari umuntu nizeye watanga ibisubizo nyuma ya Gacinya, nyuma y'abandi bajya muri siporo bagatanga umusaruro, uyu nguyu Meya Budara ni umuyobozi twakizereramo ko aje gushyira ibintu ku murongo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ikintu cya mbere mpita mbabwira abareyo muvivure, uyu mugabo ni umureyo. Buriya i Nyanza, mu makuru mfite i Nyanza, ni ahantu umuntu witwa umureyo mu maraso no ku mutima bigenda bikamusaga, yakitanga mu zuba riva, yakitanga mu mvura iri kugwa, yakitanga mu bute cyangwa ku musozi, ariko yitangira urukundo rwa kipe, nubwo nta muntu ukora ikintu utagifitemo inyungu. Munyumve neza, ntabwo umuryango we wahirirwa, ntabwo ibintu byose numva nawe ubwe ari mu buzima bukenera depasi za buri munsi ku munsi, ariko icya mbere muziho ntabwo ashyira imbere izina rye, ashyira imbere izina rya siporo. Munyumve neza, uwo ni Meya Budara, ni umuyobozi abareyo. Njye nababwira muri ino myaka ibiri mwaratuburiwe, havuyemo umwaka wa ino myaka igera kuri manda 3, ebyiri mwaratuburiwe, havuyemo manda ya Jean Fidèle Uwayezu, yari umuperezida ugira ukuri, mwaje mutamwemera, abereka uburyo umuntu agomba gukora ibintu bikemeza abantu, no kugira mwemera umuntu muzemera ibyo akora. Yarababwira ati gasopo n'undi munsi muzasigare bacerenjinga mu nkumbura, ariko njyewe mbakubise icy'umutwe. Bivuze iki? Buriya igihe cyose uri mu bintu ushaka kwibrandinga, hari ibyo wica. Mu gihe uri mu bintu ubikunze bitanga umusaruro, uritanga by the way, ugakora ibintu bishaka, ukabikora ku gihe, icyo gihe bya bintu birakumurika, bigaragaza ubushobozi bwawe n'ububasha ubifitemo. Ariko mu gihe nka Big Man ngo nagira ngo abantu kuri Big Man bambone ngo umucongo, ngo bambone ngo muri film never, bikababona ikindimo kizavuga ibyo Big Man ashoboye. Niba nta kintu kindimo imbere, shani baringa yigendera, ariko niba nzahasoyinga shaka kujya nk'inyeri yanjye yake umunsi ku munsi sindyame naranohoza, ni igihe nzababwira ko ibindi mo bizababwira Big Man mu ntoki. Ariko nta kintu kikurimo, n'ubundi abantu bahora bakubona wizengurukaho, nagutirimuka. Ntabwo abo basubscribe ufite, ntabwo banabaguze, n'abantu bahunze. Nimubwiye ngo gutumya abantu 100 niba umunsi umwe n'iminsi ntabwo wabona. Mfite abantu barenga 5,000 bahunze, babati Big Man ibintu ukora reka tubikutraining, ntabwo ari umuryango wanjye, n'umuryango ntabwo yigisha abantu 30, ariko mfite abantu bakunzi banjye bakadasohoka, kandi mwene daje bare ibintu nkora mujye mudashibodanye muri ibintu nkora babikunda. Aka kanya ibintu irimo no ngo abanyarwanda bahunze kagira ikizere, ngewe ndabaha iki? Niba bashaka amakuru abatari bugere ndatohoza naramajoro soma mpamagara abantu. Umutoza ejo nababwiye ko umutoza yari ku hoteli nko kwa Minyoni saa 7 z'amanywa, yari mu biganiro n'ikipe ya Sport, nababwiye ngo bahicaye ubita Prosper na Gacinya bari bahari, bari kubona bita nuza uyu timu uyu manager wa Rotifi. Urumva ibyo mbabwira ni ibintu twatoje bro. Niba rero akanya sho kuzagera kubona amajoro ibintu bikazamenyekana ko nohoza mugacari mugamba kamakuru mahari akwiri, muzankunda mu nkundishe n'abandi. Urwego rwanjye ntabwo nzitereka n'ahantu ndagera, nzaharyama uko nakize. Umuntu urya rimwe saritereka ko muba muri mu biki, ntabwo waba urya rimwe ngo witereke. Reka shaka uburyo ubanze umenye ko ufite stock mu cyumba, ufite urya kabiri ku munsi, uzamaze kugira urwego rwawe. Nta rwego ndamenya, shaka gutohoza amakuru yose bakamenya urwego rwanjye. Nuko rero twinje muri siporo mpakaraka nyine kari kazamutse. Nuko noneho uyu munsi saa 10 Siporo ifite ikigali itangazamakuru igira ngo ubere ku mirongo migari. Ese iyi nzibacyuho buri wese ashinzwe iki, umwanya arimo nuwe, inshingano niziye, kuko aba bantu bazanywe bahawe umurongo mugari w'ibintu bagomba bagomba kwigaho cyangwa narimozwe. Noneho bagashyira umurongo ibintu bya siporo, bagatanga umurongo mugari. Amakuru ngiye kubaha, iyi siporo ya mu kwa gatandatu ari ikipe ifite ubuzima mu Rwanda ku buryo byaho ngo ndaho ndamuke igiye kubaho nyakubaho. Babwiye amagambo yanjye ngo siporo ivuye ibuzimu igiye ibumuntu. Ni igihe cyagiye wabaga mu buzima bugoye, uyu munsi ukaba ugiye kuba mu buzima buzima. Kurya bibeho, kugenda bibeho, guhemba bibeho,
kubana neza bibeho, gusora bibeho n'ibindi bitandukanye. Ni ukubera iki? Igiye kujya mu maboko y'abantu bafite ubushobozi n'igikundiro n'ijambo n'ubumuntu. Ibi bintu tuzabibabwira muzabyumva. Reka dukomeze. Noneho iyo nama cyangwa ikigali itangazamakuru bari bwerekane ubuyobozi ariwo Olivier Gakwaya ashinzwe iki, ariko ikintu cya mbere nakubwira, Olivier Gakwaya aje muri tekiniki yo kuvuga ngo Rayon Sports umunsi ku munsi bayo gute, ese ku kibuga yagezeyo abakinnyi bameze neza, amaprime yatanzwe, ufite ikibazo nk'umukinnyi niwe ugomba kugicaho kikagera kuri Meya Budara akagikemura, ariko aje ku bintu bya tekinike muri ekipe cyane cyane. Noneho undi naje mu bya tekinike, mu miyoborere, mu mategeko, guhuza abantu n'abandi, gushyira ibintu ku murongo, abaterankunga n'abandi batandukanye, ibyo byose kubijya ku murongo kugira ngo bigire ubuzima. Byari byarazambye, abantu barigaragambije, ntabwo twatera Sport inkunga, nta muntu wagikomanyanga kingure, kubera iki bose bava bati nyamuneka turaba bakayirira. Ariko bamaze kubona ko ubuyobozi bw'ejo na RGB ni abantu babizewe n'inyangamugayo, ni abantu baba batoranyijwe kugira ngo baze gushyira ku murongo. Twabonye ayobora akarere ka Nyanza kabaye indorerwamo mu turere mu Rwanda. Iyo ufite rero iyo ufite ubunyangamugayo, iyo ufite ubuhamya, baguha inshingano umunsi ku munsi. Ndakubwira urugero rwa hafi, ayobora amagare, twabonye kuri amagare yamenyekanye mu Rwanda, abantu mwakunze igare kubera Meya Budara. Aka kanya nahabwa umwanya muri Rayon arakora ibintu birenze mwibwira bwe abakunzi ba siporo. Muze ko mu mwanya rero icyo musabwa ni mwitabire uyu munsi kwa gatanu, umunsi w'ejo ndaza kubyinjiramo. Rayon Sports ifite urugamba n'umusozi muremure wo kurira, aho izakina n'ikipe ya Musanze. Abantu baba bati nyamuneka reka twereke abanyamujyi ko mwatwibeshyeho, twakubitiye aperi hano tubanyera polisi Nyamirambo. Rayon Sports namwe turaje tubyitege. So nayo makuru rero najya nkuhe kuri Kigali itangazamakuru, nuko igitegerejwe ni ugutanga imirongo migari, gutanga umwanya itangazamakuru ikabaza ibibazo. Ese muje guhindura iki? Ibibazo basize murabikoraho iki? Ese ko Rayon mutozi ifite abakinnyi biramanta, abafana biramanta, murabikoraho iki? Ariko njye nabahaye amakuru ko ejo hari umutoza w'umuzungu uri mu Rwanda. Uyu mugabo ikinazwiho ni ugukora ibintu mu ibanga. Uyu Meya Budara ikinazwiho ni ukora ibintu mu ibanga, kandi akaba ari indwanyi. Tumuye twari igikombe cy'abakinnyi 20 na bangaye, mwese murabizi afite abasimba batatu kuri bench. Uwo niwe Meya Budara uyu munsi. Murakoze. Ngiye kwinjira muri shampiyona, mbereka umukino shampiyona ku munsi wa 10. Twitega iki? Ese aya makipe atatu ari tuvuga ngo ni umukanda w'igikombe cya shampiyona, twitega iki? Ndabanza guhera ku ikipe ya polisi izaba ikipe ya PN. Ndabereka imibare ikintu ivuga. Kuva uwo mutoza bita Ben Musa yaza, ni umutoza wagiye ashyira filozofi yo gukombativite, uburwanyi, guhangana, ishyaka. Ubona ko polisi y'ikintu isigaye kiranga. Iya aperi ikintu maze kwibonaho ni imibare yanjye nka Big Man, nawe bize gukora yanyu. Aperi yatakaje icyo bita udahangarwa, icyo bita combativite, icyo bita nyine spirit y'umwuka wo guhangana. Tuza aperi ni ikipe y'indwanyi, ariko uno mwaka kubera yagiye challenging n'abatoze n'imitoreze, abakinnyi bagahinduka n'abeste bo mu mutwe ngo bahame, byamaze gutakaza imbaraga z'umwimerere wa aperi mu kurwana no guhatana. Guhatana bituruka guki? Guhatana bituruka muri spirit y'umutoza, akunda intsinzi. Twabonye uwo bita Adil Mohamed akiri muri aperi, mwabana bakunda yageraga na ekipe ye agakomba agasunika, abakinnyi bagasunika, bagakabatirikira ngo bashake intsinzi. Ariko uyu munsi turabona bench ya aperi iricaye imeta 60 70, ukaba ko atanga amabwiriza umutoza waguruka n'uwungirije, ariko umutoza mukora yicariye nyine. No ni contrat by the way, ndahembwa. No, nta kintu bimubwiye n'umupro yerekanye lisansi, byangombwa, afata amadokima abajugunye imbere ati ngaya njyewe nimuze murebe CV yanjye, nta kintu mwaza mumbwira. Ariko abatoza tuzi bagezwemo na myaka ni abatoza b'abajeni bajyana nka ekipe yabo, urugero nka Masudi Juma ni umukinnyi, ni umutoza wamuza wa Etenseri, arasunika nuko ngo byanze, akafite spirit yo kuvuga ngo abakinnyi banyemeye ko mari turwane. Benshi ya aperi rwose bambabarire, babifata uko bishaka, buri wese areba umupira mu mbonize no mu ngano z'uko abizi. Ariko staff ya aperi paraporo umutoza mukuru ntago ari sawa.
ntabwo ari sawa n'ukuri, kuko urabona ko abakinnyi ubwabo nabo bitakarije icyizere. Tugiye kuri nuza, sorry bano banjye, tugiye kuri kapiteni wayo niyo mugabo Claude, nawe tumuzi neza ko ari umuntu wari ufite urwego rwo hejuru, akabona misi isubiye hasi. Kandi buriya ngo niba umugabo w'ingabo cyangwa umuntu uyoboye batayo cyangwa uyoboye ekipe ari hasi, ntabwo nyine ngo umwana w'ibukuru ugera hose, byava hehe? Ariko aka kanya twamaze kubona polisi yaje mu isosha, yaje mu mwambaro mushya wo gukombativita yo kurwana. Ni ukubera iki? Ni mentalite y'umutoza yabashyizemo, nta kintu cyahindutse. Ni ba Zidane, ni ba Rage, ni ba Baka, ni bane batandukanye. Icyo bisaba iki? Ni ukubera mentalite yazamutse mu mutwe. Turashaka iki gikombe, kandi uwo bafite uri kubatoza uko bikorwa. Mumenye neza ngo ibintu biva hehe. Burya ngo umwana umuntu amwiterura, kandi ngo umwana umuntu amwiterura, kandi ngo ibijya gushya birashyuha. Polisi ni umukada mwiza, niyo ataba yamitegura yacu mu Rwanda n'ibindi mu maguyi, polisi igikombe cy'umwaka ni icyayo. Ndatangaje. Ndaza nembye ko APR, ariko mabwiye ko APR nijya yiburira. APR ni ya kipe irangwa no gusunikwa n'umwambaro wayo. RDF ni brand nini, ni brand Africa izi. Umuntu wambara mwende akambara ikirangantego cya RDF agomba gukuhatana. Niba nambaraga z'umubiri afite nakoretse mu mutwe, nibyamagama kambakambe, nibyanga agenesha ururimi, ariko abona intsinzi. Nicyo umurava uvuga, umurava intsinzi n'ubutwari. Ndi birango nago bya APR. Umurava niki? Intsinzi niki? Nibyo biranga RDF. Tuzi neza ko ngabo z'u Rwanda ntabwo zizemera gutsindwa. Twabonye amateka y'u Rwanda zaremeraga zikihambira ibitenge mu nda, zigasunika urugamba zikarucyura. Kubera iki? Mu mutwe bafite ishyaka n'ubutwari bwo guhatanira igihugu cyabo. Aba bakinnyi ba APR ifite, niba tazamurirwa urwego n'abayobozi bakuru ba APR ngo babe kosinye, umutoza we nta kintu kirimo. Nibisunike bagira ishyaka n'umurava, ariko biturutse ku birangantego bya APR, ariko umutoza we ntacyo mvuze biteranye. Izuba washya kamera mawumva. Nuko rero icyo mubwira, ya APR nyine nyubahira iki? Nyubahira urwego rwayo, nyine amahoro abakinnyi bose bagomba kumenya umwambaro bambaye, bagasunika bakarwana. Kuza bari aho ngaho ukabona ko aratsinzwe, araregeje, yambaye paketi, ntabwo ubundi muri APR waregeza bakogoshesha. Kugira umenye urwego rwayo, ni ikipe igira amahame, igira umurongo igenderaho. Ibyo kuzana za waya never, ntabwo byakunda. Ntabwo ari Murera uza wambaye buringi wacyara tugaseka. Nababwiye kuri iyo match iri kuwa gatandatu, ni derby ihuza umutekano, inzego z'umutekano, polisi n'ikipe ya APR. Ntabwo nzi kubyumva, ariko njyewe iriya match ko nyibona nuko ikipe ya APR izagorwa cyane n'abakinnyi bayivuyemo. Harimo Baka, ndumva harimo Forodwari, harimo n'abandi batandukanye, ba Rage, ba Zidane baciyemo, ba Jaberi barahari. By the way, APR itega akazi kwa gatandatu, ni umunsi w'urugamba, ni umunsi wo gusufura, ni umunsi wo gukomererwa. Nitsindira match APR, nitsindira match iraye maze kugenda inkomveka. Ariko ibiri bikuru bituruke ni kosingi zivuye hejuru, nta bushobozi bikora n'umutoza asoma Ben Musa ngo azamutsinde. Birasaba ko abayobozi ba APR baze gutanga kosingi, nta kindi kibukora ari. Nuko iyo match nyibona rero, prediction zanjye ndabona iyo match ntabwo nayijudginga, reka tukwize icyuka kizasobanura, ariko ni match zabikomeye ku buryo umwe cyangwa ubundi. Rayon Sports rero ni ikipe ifite ikipe ya Musanze. Musanze ni ikipe imaze kwerekana urwego rwayo, ifite abantu nakita ngo inyuma ya Kigali na polisi ngo nabarakare. N'abakinnyi bashapera y'u Rwanda, n'abakinnyi bari macuwa, n'abakinnyi bafashwe neza n'akarere ka Musanze, n'abakinnyi bari muri position nziza. Bavuze ngo nyuma gutsinda APR 3-2, tukaza tukanganya na Musanze na polisi i Kigali. Rayon Sports wowe uri ku gace, nuko ufite ubuyobozi buri ku murongo, ariko turaje dupambane papa, turaje twambarane. Haracu wambaye abare mwikwije. Icyo nasaba bareyo aka kanya niyo nka sibye umubyeyi ukibyara we abaretse, kuko ntago barakomera umugongo. Abandi bose bafana Rayon, nyamuneka murekeze Nyamirambo. Niba udasunika Rayon Sports kuwa gatanu n'ejo saa 12, mudasunitse Rayon Sports papa yagwa muri Muhazi.
nimurasaba kuza niyo nka mugakubita petit petit mugakubita Pereste du Nyamirambo ku buryo umufana atiza umurinde siporo bari abakinnyi bagasunika batabaye imbaraga z'umufana. Ndabivugira kuri Big Man Rwanda. Nzagaruke nitemaje cyangwa kuwa mbere mbabwira ngo nawe babwiye muze kwa maso rero. Ngiye nitwa Big Man umusore nyarwanda ari kuri Big Man Rwanda ushaka amakuru n'izindi kipe ariko ejo El Hilal yatsinze ikipe ya Gasogi ibitego biri ku busa nyuma y'amagambo menshi Kenisi yatangaje ariko ngo ati nyamuneka Kenisi urwego rwo mu Rwanda twe turi mu matsinda atasiyo n'undi musore. Mbabwira ngo rero amakipe arakomeje kugenda akina kandi ubona ko uri gutanga umusaruro mu Rwanda. Hari vibe buri munsi hari imipira nk'uyu munsi nabwo hari match ubona ko nyine bigenda bizamura urwego kandi umupira w'amaguru abantu kugenda bawukunda mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ngenda bakunda Imana ikadusha nyamuneka mbasaba dukunda Imana dukunda igihugu niryo terambere ry'abanyarwanda. Wakunze igihugu kirimo amahoro gutera imbere birashoboka, wakunze Imana ikaguha umugisha byose birashoboka. Ngiye nitwa Big Man umusore nyarwanda mukomeze kubana nanjye. Ciao ciao.